niyo telefone zicuruza byo kuza kumbwira ngo ibiki n'ibiki ngomba gucuruza telefone ibintu byo kumbya wapi Bashumi yanjye ntukine n'ibyanje urabizi so kugucururiza se ngiye gutangira so umva nagwisamo umuntu ufite umunwa mwiza uzi kuzunguza ibyo umunwa byo nawe ndabona umeze nk'agashwiriri ibyo ntitubitinde aho witangira gusebya boss ariko ndasebya boss ziki wowe umpaye akazi kungire neza ukawumbanye mu ifumbire ibyo ntitubitinde ntukine n'ibyanje se yanjye Nimeretse kujya kwa kazara epfo kuguvidura we. Ugize ngo nabo bazajya bazividurira gengo. Cyabyiyorere ndumva warugeze kure ngiye nago najya kurirwa mvidura we sinibyangwe mba ndiho ma. Dusire twiki. Fisto. Kiri gute se babu? Aha. None se shaka mama namwahize ibyapa. Ugize ngo iki? Shabyiyorere nago n'ubushomeri usurabona ubushomeri. Kanyumwa ariko hari ibyana mutegereje hano ngaho. Asoro n'abavana ukajya ku muhanda na dasozi bazi hari nta n'ikintu ufite mu mufu. Mugabo mwicaye hano nta n'icyana nta n'iki. Ese urajya tujye kuryama mama urabona saa moya zari. Reba kakajama ka reba ukuntu kameze ubundi ugakundira iki ariko nukuri guhera stress akajama kangize ko ngakunda ubundi kibazo n'iki kega gacuza telefone bwa nta kigenda ngiye nawe ikintu ngakundira umushiro wanje ni mwiza ni cyuki ni bogari Yes we inda yambaya wirirwe yicaye ku muhanda kwiteme reba uburyo ameze reba uburyo kameze kugira ngo ugayoba kuryashize amezi angahe ngiye nawe ibintu ugakurikiyeho abakobwa b'ikigeze ndikunda izi phone azicuruza ngaye kugira ngo utaza no kunkiba bose wanjye ntabwo nakwaho kugira ngo giye nkwibe usa hano mvanye simpasa bose neshatije n'ebyiri ry'itanu nimwe 2000 nguvuze ugize ngo takina n'ibyanje nshuti yanjye yego bose nyine nzigurisha kuranga se bose telefone imwe n'ibise nkani izi ngize nago zijya munsi y'ibihumbi 50 ariko zikembese ubuze nk'iyi telefone wenda zingize bose wanjye izi ngize byo reka tugeremo bitatu je naguhisemo nk'umuntu w'umudandaza n'umunwa wabiraberanye umva bari utansibye umunwa wanjye ubona ko ngufite none se wowe ko ndi umeze nk'agasamunyiga waje uturuka ubumenyi kuka boss man reka to gutigiye tujye gucuruza baji Usa mwicaye hano nta n'icyana mwifunze n'iki Aso uragira ngo tujye kuryama urabona saa moya zari zakajye mukaba mwicaye hano kuma ahubwo reka mbihere inkuru muzi byana biri karitsiye cyana sivyo n'inzira ijyaye ugomba kwineneka ubumaze iminsi nineneka amayinite 2 sinayabura ku munsi papa wanjye none se amayinite 2 uzayarari Fisto nawe ntago bizi Shabyiyorere uzi ubushomeri ubwo nawe wabona kakajiboy karagushyitemo bwa budage bwabo bwo kudajya kureba ibyana ngo mwinene akunda ubushomeri buri urabuzi ubundi ngiye papa wanjye ngiye ngubyiye muri cyo gutungira ikipe Jereka mbabwiza ukuri wakajamo nimba nta kintu cyo kunzaniye fata ibyawe como bwa budage nabwo ibintu nahereka mbabwira abana ntago ari ikintu kizi uvira gengo nyumva nk'ino popisi ibituzana ibintu by'abasite nta bura kuzana imibindi ngo twinyenye mukineneka nta cyane ngo se wakineneka gute nta cyane ubwo bagireka mbanze mbabwira hano agasima mwakwami hari cyane twari dufitanye prote ariko ndahita nyugukubita mu pa Choma waje urabizi uciye kumaniga hari je baba we umva tugomba gusubirayo ukavuze ko nta muntu tugomba gucaho hano uyu mujama amenya afite n'ibiceri ndabona yarashyizeho za dress ziba zita drip no papisi wambaye ama drip nkaya gute cyana kitakwemera yego rata bavandi ugize ngo uzi ko umuntu hano nafite agafone ka make agafone ni makeya namugira ikibazo none se twebwe tubonyemo abakiriya bafone nyine ntago ari abakiriya bafone ariko mwana babo wasibye se ntabwo nazigenda zikuruza gusa izo sinjyamaze ntago ari njyamani yo telefone irebe nawe ukuntu imeze ntabwo ibona rata papa wanjye nawe karebe we karebe ya papisi riko bacira ku mateleviziyo oya utaraga ugarukirije reka mubwire nshuti yanjye ntago turi bene bamabandi birgo bacishira ku mateleviziyo jonose nimba mutari amabandi muri iki twebwe turi abazungu zaje reka mubwire
abantu baravuga ngo bihangira umurimo mwese bo ngiye kwiba izo telefone tuhumeke aka telefone sikeza ese abazungu zaye ko bizi barembe niwe uzibuka zimuhanga agiye kuzicuruza akajya mu bwonko nazari n'akajuru tujama ngo tutwirirwa kwiyambarishijwe gutyo wagira reka wumve ariko muranze ngaho abanyamagambo avuga ibiciro boss anyara kubyekarisha tuzana ibyo bitanu je baba we uvuze ngo boss nakinaga ntukine n'ijanje akajama ko kari koza kigira akakano niko kawapi ariko ngiye muranze ariko boss ubundi wakubitsa abantu ni gute bakomeye ngiye reka nze nkukubitira abantu akubwiye ngo nyumvira kano kabe reba kameze nka kadahumeka ngo turakaza aka mwewe twamumenya hiki mwe twakumenya hiki ngiye mwewe kumenya hiki ahubwo se muri twe washobora asemane ni kamara gute umuntu umeze nka kangaraza nkanganje ngo yakubita abantu sha agira ngo kadahumeka iri mu murima irinja basaza wowe koko wowe wakora iki umuntu ari kinini ndabona ariko ari kinini akana urashaka ngiye mureke nkubita umuntu hatagira umuntu nkiza umva ngiye mureke baze nkubita umuntu hatagira umuntu nkiza ariko boss kubita akantu zakurwana nanjye so wakwana ngiye nkubita umuntu uzanderwa yakubise batera kubita bashimwa yakugisimukira nabyo ayakurwana n'uyu muntu mu Bwongereza mu Buyapani nakuvura wakwana ngiye mureke baze nkubita bose bamara twigende amaraso tutazayaza mwigende n'ubundi va mu nzira kubitane mu bibazo uri ahubwo urera gitsakira cyane mbonye haragitumuza urusakiro nese ko muri bose bari kumwe ahubwo ngura tujye kwasa nyine tujye kujyagira nkiza umuntu hey baby hey shiri biti babara winkiza umuntu akushiri umva akakajama kaba kazana ibintu byinshi umuntu nkawe uri kurwara mu muhanda ubundi ufite icyo babarangiye baza nkubita yamumenyereraga iki boss kubita umuntu njye ntabwo umuntu umenyera kubita umuntu wajya ureka wambabariye kuko wambabariye atagiye nagufana wambare nkabaza nkakubita umuntu wambabara ukamubwira ko oya boss batazakumenyera telefone yacu manza kuzigura kubita umuntu umva be wowe nta kintu twavugana na rako mu muntu kubera iki se be tegereza nze nkwereke be wambabare nkabaza nkakubita umuntu okay shiri reka nkubwire rero sibyo none ndakoze rero imbogari oya ubizi boss kubita umuntu ngenda kubita umuntu umuntu boss ukubita umuntu nanjye ndagufata boss wenda bizo ahubwo jewe mfashe ino ngofero mbaze nkubita umuntu ariko yifashe sanga oya boss yifashe kubita umuntu boss yifashe byatagira umuntu nyine mfasha rino kote atagira umuntu mwese muve mu nzira amaraso atabatarukira boss icyo umuntu Yesu reka baze nkubita umuntu oya giye reka baze nkubita akushira ubundi wagiye wemera ubundi utangiza umuntu mukareke mwica ariko kana utangiza umuntu hatagira umuntu nkiza byatagira umuntu nawe mwari kumwe boss wapi dogene ndi gutura barabonaga muri kumwe genda tsari kimenye ndimo nkufana navuga nti cyica cyangiye cyica nkujya inyuma gutya boss ntago wapi giye nukuri nari bingahe taye gusuka bwiye nyine se boss nta nubwo ugura kano ga telefone se yani imana izaguha urugamba watangiye urarusoje se mwambabare atanye katugusubizeho turebe ko warusoje mwambabare atanye twavuri ko ugiye gukubita akajama uramwishe abakubise shamba bisi we mwambabare atanye rwose ndamucitse uramucitse tugenda kudodesha